ni ukuvuga ngo turatangiye ni ukuvuga ngo abafarisayo bamwe mu bafarisayo bahaguruswa no kumugerageza babaza Yesu ikibazo giteye gutya. Mwigisha mwiza, twakora iki ngo turagure ubwami bw'ijuru? Amategeko akubwira iki? Kundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, ndetse ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Hari umuntu yarimo kuva i Yerusalemu, ubwo rero bitashobora kuvuga ngo hariho umuntu yarimo kuva i Yerusalemu agana i Yeriko, sibyo? Nuvuga ngo hano ngaragaje yuko yavuye ahantu hamwe arangije akajya ahandi hantu, sibyo? Noneho ageze mu nzira, noneho nuvuga ngo yarataragera i Yeriko, sibyo? Ageze mu nzira ahura n'abambuzi, sibyo? Baramukubita, numva bishobora gukoresha amageste yerekana ko baramukubita, baramuvunagura, baramwambura ibintu byose yari afite, barangije bamusiga agiye gupfa. Haza umulewi arabireba, ararereka, arangije arigendera. Akiri mu nzira haza umutambyi, nawe ararereka, arangije aramureba, arigendera. Mukurikirane hano, sibyo? Nabashaka ko murangara. Noneho haza umusamariya mwiza, aramufata, sibyo? Ukerekana ko yamufashe. Noneho bazi bagire vuba, Mboze dutangire. Yesu arasubiza ati, hariho umuntu ava i Yerusalemu agana i Yeriko. Agwa mu gice cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigenda, bamusiga ashigaje hato agapfa. ako kanya nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Hari umusamariya wari mu rugendo, nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe. Aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, aramujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Ego. Noneho bakiri muri izo tugiye noneho mu kuvuga ngo hano turangije igice cya mbere cyo kuvuga story, sibyo? Murebe hano mukurikirane, ubutaha ni mwebwe muzatuzanira story, sibyo? Tuzatanga amastori atandukanye, noneho muture kuri story, noneho mugende mubikurikiranya uko bikurikirana. No kuvuga ngo ahangaha iyo turangije kuvuga story ariyo nababwiye muri Bibiliya, nkashira Bibiliya hariya, hahita hakurikiraho ikintu cyo kubaza umuvolontaire. Ninde muntu wumvise iyi story ashobora kuyivuga uko ushoboye, si ukuvuga ngo wayimanuka yose, ariko uko wayivuga uko ariko kose. Yes. Hariho umuntu avaga i Yerusalemu agana i Yeriko, nuko agwa mu gace k'amabandi, baramwambura, baramukubita, bamusiga ari hato agapfa. Nuko umutambyi mukuru
anyura muri iyo nzira, amugezeho amubonye arakikira arigendera. Nyuma hanyuraho n'umulewi nawe yamubonye abigenza atyo, arakikira arigendera. Ariko umusamariya amubonye amugezeho amugirira impuhwe, aramwegera amwomora inguma, amujyana mu cyumba amutekera icumbi, amujyana kumurwaza. Umukomera amashyi kuko nta kintu na kimwe yibagiwe, sibyo? Yibutse sitori zose, yavuzemo umusamariya, yavuzemo umulewi, yavuzemo umuntu yavaga i Yerusalemu agana i Yeriko, avuga ukuntu yahuye n'umutambyi arakikira, avuga umulewi arakikira, avuga sitori z'umusamariya ukuntu yamufashe aramwomora aragira gute, byose kugeza ubwo sitori yose ayirangije. Reka twongere tumukomere amashyi. Ni ukuvuga ngo turatangiye, ni ukuvuga ngo abafarisayo, bamwe mu bafarisayo bahaguruswa no kumugerageza, babaza Yesu ikibazo giteye gutya: Mwigisha mwiza, twakora iki ngo turagure ubwami bw'ijuru? Amategeko akubwira iki? Kundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, ndetse ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Hari umuntu yarimo kuva i Yerusalemu, ubwo rero bitashobora kuvuga ngo hariho umuntu yarimo kuva i Yerusalemu agana i Yeriko, sibyo? Uvuga ngo hano ngaragaje yuko yavuye ahantu hamwe arangije akajya ahandi hantu, sibyo? Noneho ageze mu nzira, noneho uvuga ngo yarataragera i Yeriko, sibyo? Ageze mu nzira ahura n'abambuzi, sibyo? Baramukubita, urumva bishobora gukoresha amajeste yerekana ko baramukubita, baramuvunagura, baramwambura ibintu byose yari afite, barangije bamusiga agiye gupfa. Haza umulewi arabireba, ararereka, arangije arigendera. Akiri mu nzira haza umutambyi, nawe ararereka, arangije aramureba arigendera. Mukurikirane hano, sibyo? Nawe ushaka ko murangara. Noneho haza umusamariya mwiza, aramufata, sibyo? Ukerekana ko yamufashe. Noneho bazi bagire vuba. Mbanze dutangire. Yesu arasubiza ati: hariho umuntu ava i Yerusalemu agana i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigenda, bamusiga ashigaje hato agapfa. Ako kanya nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Hari umusamariya wari mu rugendo, nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, aramujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Ego. Noneho bakiri muri izo tugiye noneho mu kuvuga ngo hano turangije igice cya mbere cyo kuvuga story, sibyo? Murebe hano mukurikirane, ubutaha ni mwebwe muzatuzanira story, sibyo?
tuzatanga amastori atandukanye, noneho mutuwe kuri story, noneho mugende mubikurikirana uko bikurikirana. No kuvuga ngo ahangaha iyo turangije kuvuga story ariyo nababwiye muri Bibiliya, nkashira Bibiliya hariya, hahita hakurikiraho ikintu cyo kubaza umuvolontaire. Ninde muntu wumvise iyi story ashobora kuyivuga uko ushoboye, si ukuvuga ngo wayimanuka yose, ariko uko wayivuga uko ariko kose. Muri abantu Imana ifite kuzagirira neza, muri ubwoko bw'Imana, ntabwo muri abana bo mu muhanda, ntabwo muri imfubyi, ntabwo muri abakene, ntabwo mbese biriya bintu byose uzajye nawe unasenga ubyiyambure, sibyo? Wumve ko uri umwana w'Imana, uvuge ngo na Vanessa buriya yari imfubyi, nanjye nari imfubyi nkamwe, nanjye narezwe n'umugore, sibyo? Nawe arapfa, nsigara ndi imfubyi, sibyo? Nabayeho mu buzima bw'inzara, nararayuye 1, 2, 3 inzara, uko nguko mumbona. Nabayeho mu nzu itagira amatara, twabayeho turya ntiduhage, twabayeho ubuzima bubi. Ngwino mwese murebe hano, ngwino mwegere hano barebe, sibyo? Twabayeho ubuzima bubi, ubuzima ubona uri umukobwa mwiza ntacyo ubura, ariko ukakubitwa n'inzara, ugasuzugurwa mu buryo bwose, ukiga bikanga.